mu by'ukuri mu kazi gasanzwe ngewe nkora akazi k'umutekano irondo ry'umwuga. Umwongereza bishize duhurira mu mujyi tukaganira nabona gutishimye ariko ubu ngubu ufite ibyishimo birenze. Ariko wowe wabona icyukinga kiriya ntiwishime. Bakabisa mu minsi mike murumva ngo bi. Ese muri n'inzobe mushobora kuzabyara abana b'ibyutse. Ni Abahinde. Gaso iwawe ufite aritere. Aritere zirabaterura. Guterura ndanaguruka. Uburyo bamuteruye shaho. Wikoreye umuntu ndabati. Buri urabizi. Uzi birafite nka 80. Ni nka 70. Nka 80. Gaso iwawe ufite aritere. Aritere zirabaterura. Guterura ndanaguruka. Uburyo bamuteruye shaho. Wikoreye umuntu ndabati. Buri urabizi. Uzi birafite nka 80. Ni nka 70. Nka 80. Let me take time greet every person where stay on this time. Uyu nguyu ni Umutako TV, ngira ngo urabizi ko tukugezaho byinshi bitandukanye uko bwishe niko bukeye, amakuru menshi agiye atandukanye, utuntu n'utundi hirya no hino. Ngira ngo murabibona ko kuri kamera zacu turi kumwe n'umugabo w'icyamamare, turi kumwe n'umustar superstar, umusaza mu basaza Gasongo wa Songo umugabo wa Dave ibi ariteye hasi. Gaso tangira wibwira abantu badukurikirana ku Mutako TV. Murakoze, nitwa Gatemanwera ariko abenshi banzi ku izina rya Gasongo. Nkaba rero uyu munsi nakoze igikorwa cyo kwereka umukunzi wanjye ko namukundaga. Ngira ngo namaze kubibwira turi kumwe na Gasongo nyine Gatete Aimable cyangwa Gatete Emmanuel. Tukaba tugiye kuganira nawe atubwire kuri bira bintu ko yabitekereje, kuko ni ibintu bitaba ahantu henshi cyane, biba rimwe na rimwe kugira ngo umuntu afate umwanzuro wo gutera ivi abyereka umukunzi we. Niba babikora benshi usanga birangiriye mu magambo. Gaso nyuma y'iki gikorwa urumva umeze inyuma y'iki gikorwa nta bindi uretse umunezero n'ibyishimo, kuko burya kubaho ufite intego nicyo kintu cya mbere. Bizuzari nyinshi reka nagutandukana n'iki n'isi. Ngira ngo bajye ko zari urufaye wari umuriro. Ariko se urabona uriya mwana mu by'ukuri, uriya mwana twarakundanye n'ingo twabyirukanye, nk'uko nyine mwakomeje kubikurikirana, noneho bigezaho mfata uriya mwanzuro mfunga umwuka. Ndafunze umwuka ndawunwe ndavuga ni kama mbaye ni naza nkabimubwira nabyumve ndiyakira. Ariko noneho cyanejeje nuko nabimubwiye akabyakira, kandi tukaba twafashe umwanzuro wo gukomezanya muri uru rugendo rw'ubuzima. Turi kumwe na Gasongo, ngira ngo mwabibonye umugabo amaze gutera ivi, ibintu byari bikomeye. Kiriya gikorwa ntabwo cyari cyo. Kuki utatumiye abandi bantu ukahitamo gutumira itangazamakuru gusa? Mpamvu natumiye abantu, burya itangazamakuru ni abantu baba bafite experience mu byo bakora, ariko ushobora gutumira nk'umuntu wo hanze n'abamusabye urukundo yaba yabyanze akajya kwererwa bitangaza hirya no hino. Ariko itandukanyirizo ry'abantu ku giti cyabo, itandukanyirizo riri hagati y'abantu itangazamakuru bo bakora kimwuga. Bashobora no kubibona yanyanga yaba neye indobo, nkababwira ni ako kantu mukazimye bakubera abagabo. Ariko kuko nyine twagiye nyine namutungo yakaba namuteye surprise, namubaza akabinyemerera. Namwe muhari, namwe mwambereye iki abavugizi.
Harakoze cyane turacyari kumwe na Gasongo. Gaso ubundi niba atari banga ufite imyaka ingahe? Oya yizwi na sheri. Yanze kutubwira imyaka ye. Gasongo ni muntu ki mu buzima busanzwe? Urabona kwigondera icyuki nka kiriya abakobwa b'iki gihe gutunga umugore ni ibintu biba bitoroshye. Inshingano buri mugabo asabwa inshingano nyinshi cyane. Umugabo asabwa inshingano nyinshi cyane mu buzima busanzwe. Ukora iki ese umuntu tuzi nyine nk'icyamamare? Nta bindi bikorwa ushobora kuba ufite hanze igikorwa mbese ufite kikwemeza yuko noneho uzabana neza n'uriya mudamu ndetse kandi ukabasha n'uriya mukobwa sorry kandi noneho ukabasha kubahiriza inshingano nk'umugabo? Murakoze. Ibikorwa umuntu yabaho nta gikorwa afite kandi wafata umwanzuro wo gushaka umufasha nta kizamutunga cyangwa se ntanawuteganya. Mu by'ukuri mu kazi gasanzwe njyewe nkora akazi k'umutekano irondo ry'umwuga, by'umwihariko nkagira n'igikorwa cyo guhinga ibihumyo bita mushroom. Yes. Nabibona biriya by'umweru cyane. Buriya hari ukuntu mbihinga bikaza noneho hari n'umukara genda gusa nk'iby'igasozi. Umuntu agenda agira utuntu hirya no hino tubasha kwenterivona umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi. Ushobora kuba ufite ikofi, ibihumyo birahenda kuko njya mbirya ikiromba numva ari 2,500 ubwo meruka kubigura. Ariko gihombi bahera 2 kugira ngo unoze service neza. Noze service neza. Yake ya mujeri yambwiye no mu bakiriya urayitanga cyane ahubwo nyera mu bakiriya nangirira kuri we ikarangirira mu bakiriya. Urumva yuko Gasongo ari umuntu uticaye, ari umuntu hari ukuntu bavanga baraho. Urumva we kaba atari aho ngaho gusa barimo gushakira hirya no hino. Amaze kutubwira yuko akora akazi k'umutekano, atubwiye yuko yikoreye na business ubuhinzi bw'ibihumyo. Ni ikintu kiza cyane. Umaze igihe kingana iki muri ako kazi k'umutekano mu irondo ry'umwuga? Imyaka irenga 20. Irenga 20. Bisambo nuko mbega muri make mbasha gukumira ibyaha biciye icyuho n'ibisambo nyine n'ibikorwa runaka bibangamiye iki umuturage. Gusa reka nguhisarura umuntu. Urakoze cyane. Ako kazi umbwiye ko kamazemo imyaka 20 irenga. Ushobora kuba hari agatangiye ufite imyaka ingana? Ako kazi nagatangiye mfite imyaka nka 19 buryo. 19. Bantu mudukurikiye nifuza kumenya imyaka ya Gasongo yayimishe nayimenye. 19 dusuppose yuko ngakabaze imyaka 20 irenga dufatira byibura 20 kubiso 19 yatangiye agafite ashobora Gasongo ko yijuje 40 nayimenye. Burya icyambere si imyaka ahubwo icyambere ni umutwe. Icyambere ni mu mutwe. Kuko imyaka yo mpamvu ariko icyambere ni umutwe n'ibikorwa. Umwongereza bishize duhurira mu mujyi tukaganira nabona gutishimye ariko ubu ngubu ufite ibyishimo birenze. Ariko we wabona icyuki nka kiriya ni wishime. Gaso ni iki kikwemeza yuko badashobora kuzamugutwara? Yewe uriya mwana mu by'ukuri nabashije kumwegera turagara mbega yo ndi kumwe nabo mbwiza ukuri. Nkumva nkamusaba kumbwira ikiri muri ku mutima nanjye nkabwira ikindi ku mutima wanjye tukumva turimo kuzanya nta kibazo. Ambo aratubwira ati nzi neza ko twuzuzanya, namubwiye ikiri mu mutima wanjye ambwira ikiri mu mutima we, uko biri kose ntabwo bazamunwara. Niyo mpamvu bavuze ati wakoze vuba vuba batazakurya agapapa. Urabona hanze aha urabona ukuntu hameze
umwana mbaca umugani mu Kinyarwanda ngo umwana ni uw'ijanja. Ijanja ryanjye rero ryabaye ivi kandi nawe yabyakiriye neza. Ubu igisigaye ni ukuhita nihuta ubu nkabibwira n'ababyeyi bakama mapu y'ibisabwa nkabishyira ku murongo. ubukwe nzabutaha ntuzabure. kandi iyo umuntu ateye ivu ubukwe ngo baba buri gihe gito ni nko kwica ijisho. Nko kwica ijisho. Bakabisa mu minsi mike yamuva ngo bi. mbese muri n'inzobe mushobora kuzabyara abana b'ibyutse. Ni abahinde. n'abahinde Imana ibibafashe. Asante sana. Nuko urugendo rurakomeza. Harya yitwa Anje. Yes. Rurakomeza murakundana, numvaga ngo mushobora kuba mwariganye. Nibyo? Twariganye segonderi yose, ngira amahirwe make ngewe nimbaje kwiga warakomeza. Ubu nawarangije university, ndagira ngo rero nihutisha ibintu aho nakomeza ndebe ko afata na masters gutyo ndetse nayazana yirenge. Ase si umukurikiye amashuri? Oya, ntago ari amashuri. Ni urukundo. Cyangwa nakurikiye ibyo bihumbi. Baragareka kujya yirira ibihumbi. Oya, n'ubundi bihumyo nibye. Nibye nta kibazo. Nanjye si amashuri nakurikiye, ahubwo ni handi nyine Imana yikorera ibyayo. Hari nk'abantu bajya bakunda kuduhamagara bateye ivi, tukitegereza ku gikorwa bakoze, ukabona sometimes bigenda bitandukanye kuko nkuko wabivuze ati biterwa n'ubushobozi bw'umuntu. Ariko iriya meta yanyu nabonye itandukanye n'izindi meta njya mbona. Iriya meta mushobora kuba mwarayiguriye hehe niba nabanga, kuko urabona yuko Anje nawe uri hano hafi byiburanye birakabanga. Ndanavuga gahoro. Iriya yavuye South Africa. Ubwo se wayitumye? Yaje n'indege. So nagutwite? Ndahababuye ahubwo. Urasihagaze nk'amafaranga. Iriya. Oya, iriya ni ibanga. Ni ibanga kuko icyo zikirahenze kuko niwajya guha umukunzi wawe ikintu cya pirate ugomba kumurebera akantu kamunejeje. Urase amafaranga urimo gutegura kugira ngo uzagire kuri icyo gikorwa cy'ubukwe mu byereka ababyeyi, iriya meta ukuntu bateguye yose wayakuye mu bihumyo? Cyane no muri ako kazi nyine ugenda wongekanya gutya. Ubundi cya mbere ni intego. Iyo ufite intego nta kidashoboka. Use mu bukwe uzabona ikote rigukwira? Ahubwo nzaba nambaye nk'igikona. Komande. Kabisa komande ebana suit ya bien. Ubu se biramutse bibaye nyuma yuko tubibonye nk'itangazamakuru Gasongo yateye ivi, bikaba ngombwa ko uriya mukobwa mutagikoze ubukwe, wabyakira gute? Biramutse bibaye simbi bifurije mu rukundo rwanyu, biramutse bibaye wabifata gute? Okay, ugomba kwiyakira kuko byose mu buzima birashoboka. Nkuko n'ubundi namuhamagaye, n'ubundi nagira ngo mbashe guhinyuza ibiganiro byose twaganiriye. Bishyire mu bikorwa. Nako rero nakubitwaga papo se kibi ntacyo adakora, biranashoboka. Oya, Imana ibibafashemo kandi tubifurije kuzagira urugo ruhire. Gaso iwawe ufite aritere? Aritere zirabaterura? Guterura ndanaguruka. Uburyo bamuteruye shaho. Wikoreye umuntu ndabate. Buri urabizi. Uzibira afite nka 80. Ni nka 70. Nka 80. Nzi ko mubwo nahise nihungira. Wari guhunga byo buri urugamba rwawe ruhinanye. Ngo no mu buriro ukunda kumuterura. Oya, kirazira. Ako bakunda kuvuga ko abantu nkamwe ku kazi mu bijyanye na gahunda yo mu buriri ngo ni isaha yose. Aya biterwa n'imiterere y'umuntu uko Imana iba yarakuremye. Ibyo byo kandi nk'itangazamakuru namwe mubaza ibyo muzi nk'abarimu. Mu bakobwa mwakundanye ndizera yuko uri atari uwa mbere. Muri abo bakobwa mwagiye mukundana
no kubera iki nta wundi waba warahisemo ugahita muri Ange dusigaranye igihe gito ndabona uri kureba ku masaha niye mpamvu waba abandi bose barabakatiye ukihitiramo Ange buri impamvu nakunze uriya mukobwa ni umukobwa utuje warezwe ufite indero ni umukobwa ufite ikinyabupfura mbega sinabona icyo muvugaho mbega muri make ararenze nari nageze no kubabaza nari nababajije muri kiriya gikorwa buriya hari ukuntu umuntu agira impungenge buriya abakobwa barafuha abakobwa bagira amashyari bakagira amashyari bagenzi babo hari akantu nari nakubajije Ange ye yari ahari ariko nifuza ko ngakubaza turi babiri ngo nta mukobwa uzaza guteza ingaru aya nta muntu uzaza guteza ingaru kuko nanjye mbaje kugira attention mu buzima bwanjye nkabasha no guha icyubahiro Imana yageze ku isi niyo mpamvu rero izo ngaru no z'ejo hazaza ntabwo bishoboka abakobwa uragukatira mu buzima abakobwa se abakobwa bo nyine ni kwa kundi mu buraga bagashiduka yaguteye indobo ukuntu alosa banzugere urabona yuko anitabye telefone bigaragara yuko mu kazi wenda cyane ko amasaha ageze wenda mu kazi bashobora kuba bamuhamagaye reka tumurindire ave kuri telefone noneho tugira ibintu bike tumubaza twerekeze ku musozo w'ikiganiro uyu nguyu ni Umutako TV ndakwibutsa gukora subscribe like comment and share kugira ngo tujye tubana mu biganiro bikurikira tubasha natwe kubagezaho nuko telefone yari hamagaye nyine naye nari ndimo nivugira ari abantu nasuhuza ariko ngabiwacu baraho Gaso ubwo icyo gikorwa cy'ubukwe wenda tugere ku bukwe kugira tujye ku musozo w'ikiganiro n'utwe dushya dushobora kuzaturi mu bukwe bwawe kuri uwo munsi w'ubukwe hazaba hari agashya utaranabona no kuva isi yarema nkunda agacupa konyine yego nizere ko tutazicwa n'inyota twebwe rero nk'abantu twihaye Imana twebwe tunywa uwo mutobe ji fanta ariko uzahagere uko biri kose nashinyiriza nkayinywa ariko nkahagera oya icyo nzi ko nta kizabura tukiri kuvuga kudushya tuzaba turimo wambwira wenda rero abyina atandukanye hazaba hari umva mbega hazaba hameze nk'i Yerusalemu none Imana idufashije twavuye muri ibi bya lockdown tuzaba twarabivuyemo umva agashya nkubwiye kari uretse uzakabona uwo munsi Gaso mu buzima busanzwe rero watubwiye ati tukubaza turi mu ntoki utubwira ibyo ukora utubwira imishinga ufite wadusobanurira uburyo Ange wamukunze impamvu wateguye icyo gikorwa cyo kumuterera ivi iyo uri mu rugo uba uhugiye mu duki umaze kutubwira ati nkunda gusoma iyo utari gusoma uba uri gukora iki kintu iyo nari gusoma mba nibereye mu isuku ubundi nkakunda siporo cross ibyo bintu nibyo numva bikunda kumfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi Gaso mu buzima anyuzemo mu buzima duhura n'ibintu byinshi cyane hari ibitubangamira hari igihe ingendo zitubera nziza ubuzima bukagenda neza mu buzima ni nk'igiki gishobora kuba cyarakubangamiye mu buzima bwawe ubuzima rero ni intwaro ndende ariko burya kintu cyambangamiye kurenza ibindi nazibagirwa nigeze gusinda ngwa muri ruhurura numva inzoga ndayanze pe icyo gihe itanyivaho numva icyo kintu nicyo cyambangamiye mu buzima muri ruhurura siko ni wakomeretse harakomeretse nyine ndakoboka ngira nenge kwa muganga ariko nyine Imana yakinze akaboko aho hantu hareshyaga nka gute zigera nko mu 8 uvuye hejuru tuyishime kandi tuyihe icyubahiro ni icyayo amen 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 twari turi kumwe na Gasongo cyangwa se Emmanuel Gatete nibyo yes
ngira ngo mwabibonye twari turi mu gikorwa cye cyo gutera ivi aho yari yatunguye umukunzi we ibintu byagenze neza cyane kandi ari kutubwira ati ndacyakomeje mu gihe gito ushobora kuzabatumira ndi gutegura ubukwe reka tumusabire n'umugisha icyo gikorwa kizagende neza ibintu bizagende neza Gasongo aho rero sezera ku bantu badukurikiye abakurikiye Umutako TV mu by'ukuri turabashimira kuba hafi y'abaturage bumva ibibazo byabo dushimiye n'abakozi babo muri rusange n'abayikurikiranye mu mpande enye z'isi nanjye ubwanjye nkaba nifurije umugisha nkaba nifuza yuko igihe cyose nkuko bakora akazi kabo kimwuga n'abimana izajya ibibashyira izajya ibaha umugisha. Aya basi reka ngushimire twatangiye iki kiganiro tukatugigezanyije ku musozo nge mwe muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe imvugo ni yindi kora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira like comment and share shimira timu twabanye ku buhanga bw'ibyuma aya basi Gasora koze cyane asante sana okay.